bakunzi bacana yacu Gasaku TV nongeye kuza kubasuhuza muri aho nkuko nabibemereye nkuko nabibasezeranyije ko mu biganiro by'inuma biri kuri channel yacu tutazabikuraho ahubwo tuzagerageza kubasobanurira byinshi byerekeranye n'inuma. Muri urwo rwego natumiye mugenzi wanjye wajyaga mfasha muri byinshi mu kubasobanurira ku numa uko zibayeho, ese inuma zirya iki. Namuhamagaye ngo azafashe abasobanurire ubuzima bw'inuma. Anzura murabona neza yose ibwira abakunzi bacu akurikiye channel yacu, ese urinde, ese uri muntu ki, basobanurire byinshi byerekeranye nawe. yes murakoze cyane Leonsi nkuko yababwiye nge nitwarira Imana Apollinaire arambye ngo mubwiye ngo ndi muntu ki ndi umunyarwanda ariko by'umwihariko ndi umugabo murebana namwe arambye ngo watangiye ese nge mbivuze nyewe ko umugabo bon dubatse bwira abanyarwanda ubwira ababimbajije oya nababarije jewe ndakuze cyane ariko nagira ngo ndubatse umugore abana niyo ku Gisozi by'umwihariko nkaba ndi umukunzi w'inuma nko mubireba. Murakoze cyane. Mushobora kuba mwibaza mutese zino numa, izi numa zibayeho zite? Narabibabwiye ko nkunda inuma mu kiganiro mperutse gukora. Nkunda inuma cyane, inuma ni nyamahoro, Leonsi ni umunyamahoro, abamumenyereye nka Nyirankotsa, nyuma yo kuba Nyirankotsa, nyuma yo kuba byamazina yose mabi muzi, burya no umugore umunyamahoro ubasha gufata inuma mu ntoki kuko inuma zikunda amahoro. Ndabeshya? Umva inuma ni nyamahoro cyane ariko wonye ngo cyane rwose. Tubwire rero inuma zibayeho zite, ese inuma zororoka zite, ese inuma zirya iki, ese inuma zanga ibibazo byose byinshi bibaza basobanurira ibyerekeranye n'inuma. Bo ngiye kuvuga iby'inuma byose bwakwira bugake. Tubwire iby'ingenzi. Ariko ibyo ntayo ubashe gusubiza ubwo tuzakomerezaho ubutaha. Yego. Mbere na mbere inuma zirya iki? Inuma sizina nema nabyita ngo n'utunyoni. Ni inyoni n'ubundi. Kuko zifite amababa zinaguruka. Inyuma rero inuma ntabwo zirya ibintu biva ku nyama nkuko izindi nyoni zirya indagara, ibiceri. No, imiceri ntabwo ari ibisimba. Umuceri ntabwo umuceri zirawurya nibyo navuga ngo ibyo zitarya ntabwo zirya ibintu biva ku bikomoka ku nyama, nta nubwo zirya ibintu bikomoka ku byatsi. Kumusanya inkoko ziri kugenda zirya ibintu by'ibyatsi, inuma zirya ibinyampeke. Ibinyampeke ubwo turi kuvugamo harimo ubunyobwa, harimo ingano, harimo amasaka, harimo ibigori, harimo umuceri, harimo soya n'utundi nk'utwo ngutwo. Urumva rero ko uramutse uri inuma wahuriye neza cyane yuko njya mbona ngo uyu umuntu anywe igikoma sibyo se ngo ajya fresher ndetse akajya. Urumva rero nimba rero inuma zirya ibyo bintu byose bizabona uramutse uzireba bagiye ubuzima bwiza. Uza mu kurya inuma numva ngeze impungenge. Abadukurikiye bashobora kwibaza bati ubundi inuma ipima ibiro bingahe, ipima amagarama angahe ku buryo aka kantu umuntu ashobora kugafata akagateka. Bo reka babwire ubushakashatsi nabikozeho njyewe nigeze kupima zigare 5. Ari 5 rero zapimaga ikiro hafi n'utugarama dukeya. Muri make noze guseka se ko noryisambaza nkaswi inuma. Okay, ndacyabariza abanyarwanda. Ese inuma iyo yiriye wumva ifite ihegu? Ni inkoko ni ifite ihegu? Ariko abanyarwanda cyangwa se ubuhe buryohe? Abanyarwanda ni munyumva icyo kibazo. Mwo kubaza ngo inyama ifite ihegu wayisobanura ite mu magambo ko? Okay, mu kigaragara. Twumve neza. Ndacyabaza icyo kibazo kibashe kumvikana neza. Yiriye bimeze nk'inkoko. Ariko by'umwihariko kubera ko igira inyama mu gatuza iba ari inyama irenda gusa n'umwijima. Ukuntu umva ni naho haba inyama iryoshye cyane ariko ibimeze nk'inkoko uretse ko inuma ibiryoshye kurusha inkoko. Yes. Abana cyakomeza ibibazo mbashije byo namaze gusubiza kimwe. Yes, mbona namaze gusubiza ikibazo cyuko ibyo inuma zirya. Ese ubundi kumbona wafashe cyane uri kumbabariza inuma? Ntabwo zawaje dore gutya ni buryo zifatamo gutya uburyo bworoshye. Yego. Ngaho tubwire. Hari ikindi kibazo n'iki? Bakibagiwe reka nongere nkubaze ikindi. Wambaze ikibazo kimwe. Umunyeshuri ara. Wambaze kimwe. Okay, kugira ngo
muratubabarira nyine nuko tujya dukora ikiganiro murabizi akazi dukora hakazamo amaburage hakazamo gushaka gukina filime. Ndabaza ese inuma kugira ngo usobanukirwe ngo iyi numa ni ingabo cyangwa iyi numa ni ingore ubisobanukirwa gute? Okay, icyo ni ikibazo cyiza. Kugira ngo usobanukirwe ko inuma ari ingore cyangwa ari ingabo, mu by'ukuri utabisobanukiwe biragoye kugira ngo ubashe kubimenya. Ariko nk'uko ubibona izi numa zose dufite zose n'amasaje zankanze wa zadukanze sibaye ikidi wani igisigaza zibonye zikanze. Ni ukuvuga ngo rero inuma dufite amasake. Yego. Impamvu dufite amasake ntekereza ko ni ku manywa twabuze uko twazifata, ubwo izo twabonye hafi izo twafashe ni amasake. Umuntu rero amenya gute rero ko inuma ari isake cyangwa se ukira ari ingore? None se gucya amasake ari yasigara ku rugo ingore zikiruka? Ni ukuvuga ngo akenshi ntuza ingabo nizo zikunze kuba ziri mu bana cyangwa se ziri mu magi. Noneho nijoro harara ingore, ku manywa hakarara ingabo. Wow, byiza cyane. Urumva ko no mu numa rero harimo uburinganire. Tuzasobanura byinshi cyane, ahubwo muzasanga dufitanye isano n'inuma ho gato. Twebwe cyane rwose bimeze rwose. Nituganira hakubwira ubuzima bwazo uzagenda ubikurikirana. Ni ukuvuga ngo rero ikikubwira rero ingore cyangwa ingabo ntabwo ndanyurwa uretse kujya mu ngore. Sobanurira neza. Ni ngombwa ko ingore ifata inzira ikajya guhaha ku manywa, ingabo igasigara ibundikiye amagi? Ntabwo ari uko bisobanutse, ntabwo bisobanuye gutyo. Ahubwo ni ukuvuga ngo iba iruhuye ingore ngo ibashe kujya hanze kota akazuba n'ibindi byose. Ahubwo ibyo ngibyo uvuze byo kwakuranwa mu kazi zibikora zigushakisha aho zizabyara cyangwa zikuzana ibyatsi zitunda zikongera zikanabikora zikugaburira abana. Bivuze ngo ingore isigara ku bana, ingabo ikagenda zikazana ibiryo ikazigaburira, ingore nayo ikagenda ingabo nayo igasigara ku bana gutyo nk'uko no mu buzima busanzwe abantu iyo umugabo adahari urasigara umugabo akajya guhaha. Iyo umugabo yagiye guhaha usiga ku mwana, n'uwo yagiye guhaha n'umugabo nasiga ku mwana. Nabyo ni uko nguko. Bakunzi bacu, murumva uko inuma zibayeho, murumva ubufatanye hagati y'inuma, murumva ko inuma y'ingabo igira iki kavuga uti umukunzi wanjye yiwe abundara yahangaha akeneye kurambura amababa, akeneye kujya kota akazuba, ikavuga iti igira sibwo navuga ngo igira sheri. Okay, ntabwo tuzi sinzi ukuntu zibivugana ururimi rwazo, sinzi ukuntu ruba rumeze. Ikabwira iti mukunzi genda nawe ujye kota akazuba, reka nsigare mbondikiye ututwana cyangwa mbondikire aya magi. Inuma ntizizaturusha urukundo. Se mwabagabo mufasha abagore banyu guheka abana? Ese uyu mugore wawe araya ahetse umwana arira cyagiye tuba dufite impinja, ese umufashe iki? Ntiwiryamira ukamubwira ngo sohoka mu cyumba ngo winsakuriza? Ndababajije, twikomereze kubyino. Umva hari byinshi uzasanga iyipfakaye ibigenza gute. Oya wibamara amatsiko byo tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Nyibwirira ngo utandukanya ingabo n'ingore gute? Igitandukanye ingabo n'ingore, ubundi ingabo ibifite umutwe munini ubyibushye, urabona ko zifite hano habyibushye, ni ku mutwe n'ahantu hose hano mu gatuza. Hano habyimbye, reka numve na hano. Ariko irashonje. Bigaragara. Irabyibushye. Bigaragara ko cyangwa iyi ngiyi ni ingore. Ni ingabo. Ni ingabo urako hano irabyimbye hano. Ubundi ingore ifite umutwe mutoya. Okay. Kitiziri kumwe gutyo wabyitegereje cyane nibwo tubibona. Ariko izo sina amasake ndabizi. Bakunzi bacu muri kubibona murabona itandukaniro, ubwo butaha tuzabashakira inuma z'ingore tubereke itandukaniro ry'ingabo n'ingore. Byumve akugisigana iki tutwarira inuma. Byumvikane ko inuma y'ingabo ibifite uyu mutwe munini n'igituza, abagabo murabizi muvugira mu gituza mu mwana izijwe. Byumvikana ko hano hantu hanyu haba hagoye. Ibinagera ijambo. Yego. Ariko noneho rero reka mbarangira niba ajya kuri Gasaku TV. Hariho ikiganiro kiriho kirambuye mfiteho induza ingwe n'ingabo baza kuyibona biriho. Wete ko tuzongera nabyo tujyote tubibereke by'umwihariko. Wabyumvise aho uri busanga ikiganiro kirambuye yadukoreye mbere, afite inuma y'ingabo n'ingore. Usimbuke ugere kuri Gasaku TV ukore subscribe niba utarayikora, kandi nkeneye comment zanyu kuri iki kiganiro cy'inuma. Ese muragikunda cyangwa tubireke? Ntabwo twabire uko biri kose, kubera yuko burya icyo ukunze n'abafana bawe baragikunda. Barakoze cyane. Ikindi kandi nasobanura nuko inuma ingabo akenshi ikunze kuba ari igisore kurusha ingore.
ubundi abagabo akenshi baba mufite ibiro byinshi kuturusha. burya se Mwese urabona afite ibiro bingana n'ibyawe? reka nse ubu tugiye kumuze ntiwadusha ibiro Ibyo tubyihorere twibere ku numa. yego Okay, ngera ndumva kugira ngo abantu tutabamara amatsiko twaba duhagarika iki kiganiro cyacu hano kugira ngo tuzamenye ibibazo mufite cyane cyane ku numa, ibyo mushaka ko tubasangiza ku numa muzabitubaze tuzabasobanurira, turahari ku bwanyu. Wa mwanya nyambabwira ngira mukeya ni ukuri ndahari, nzajya nsimbuka nze mbabwire ku numa uyu muvandimwe amfashe. Kandi kuri iyi channel turabategurira ibiganiro byinshi, muzajye mutubwira muti dukeneye umuntu runaka ko tuganiriza. Hari na filime turi kubategurira tuzajya ducisha kuri iyi channel. Rero nta kintu babwira abafana bawe n'abakunzi bawe. ambo abafana banjye by'umwihariko abakunzi ba Gasaku TV nuko mwakomeza kudushyigikira. Ndi umukinnyi wa filime ariko uyu munsi twari turi kuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'inuma. Nari ngo haya amahirwe ngo porofite ubwire n'abafana bawe. Okay, abafana banjye ahantu hose muzajya mubona mbahaye link cyangwa se ahantu muzajya mumbona muri filime. Simvuze ngo iyi kuko nta kibazo yivuye. Uhaye uburenganzira. Ese uri gukina iyihe muri iyi minsi? Muri minsi rwose ndi bize muri filime yitwa Mabukwe. Umva icyakoze umwanditsi yarikoze muzabikurikirane ko bimeze. Yarankoze umwanditsi. Uwo mwanditsi mwihorere tuzamuguruka. Yarakoze. Uzi ko nyangize? Reka tubyihorere muzayibonamo rwose. Umva muzabona rwose Nkotsa yarahindutse. Siri wa wundi. Nkotsa yarahindutse Yego, murakoze bakunzi bacu kudukurikirana. Iyo filime ya Mabukwe yageze hanze nanjye ndayizi. Simbukira kuri Asafu Cinema. Ugereyo ni filime nshyashya igitangira, tangirana natwe. Ni filime nziza cyane. Ntusigare, nyarukirayo ndumva tumaze kugera kuri episode 3. Simbuka wirebere Mabukwe n'umukazana we uko biba bimeze. Ibyo uyu mugabo byamubayeho ari kuvuga, usimbukirayo. Niba utarakora subscribe, nyaruka, genda uyishyireho, uduhe comment, like, share, byose dufashe. Rero murakoze kuba mwaduhaye umwanya wanyu. Ciao. Reka tukarekore kagera akambere n'akandi.